ntiwabona akazi udafite mwene wanyu muziranye. Abatekereza gutyo muri hano, Imana igire gute ibababarire, kandi muri benshi. Yosefu yaraziranye nande muri Egiputa? Daniel yaraziranye nande? Ni koko kumenyana n'abantu bikingura imiryango. Ariko biravuga ngo ariko abakiranutsi bo ngo abobo gutabarwa kwabo guturuka ku Uwiteka. Haleluya. Ntarayitwa umukiranutsi, ntarabarirwa mu nkambi ya Yesu, nagombaga gukoresha ibimenyane byanjye byose. None iyo dutinze kubimenya, Imana kugira ngo itwigishe mu mbabazi zayo igira gutya nakizwa igakinga ibimenyane byose nari mfite, ikabikinga abantu bakanyibagirwa. Ayi wo bibagiwe ihangane. Imana ishimwe cyane. Abakomerera mu gakiza, abatsinda mu gakiza, bafidinga mind yabo, bayigaburira ijambo ry'Imana rigakomeza rikajyamo kugeza igihe amarojike rutanse ajya ku ruhande iby'Imana ivuga, nkajya numva ari byo mvuga, nkajya numva ari byo byanjye, nkabigira ibyanjye. Uko niko umuntu agira ubuzima bwa Gikristo butsinda.